nimuzamure zama haleluya haleluya. nukora ibikomeye Imana ndizagusingiriza abantu boroheje izaguheza bakomeye kugira ngo baze gutanga finance cyangwa se financement kubyukora kora mukora kumko kora umubwire ngo ni wowe witindiye ibyawe n'ibyawe impamvu bitarakugeraho ibyapfiriye kuma muri declaration ya Yesu ukaje kudekarara mu bantu badafite capacité yiwawe uzashane declaration kuri capacité y'abantu ubone bafite level kimwe ni yawe umva ayo makuru zafu ngahe mu mata omurati icyayi cya mukaro nicashaka nicafata izokeje ziri aho ngaho amata y'inshushu n'ikivuguto biri kwa Joseph umutipe yize faculté zose ararangije ikiganga arije ararangije Imana imukorera ibintu bitatu ubutayu yirabukinguye burinshi ariko ngabari gushika mu butayu amenya kubwitwaramo neza ntiyaje kumukikira aje kwiriba ukarega kubwira nukora ibikomeye Imana izakuzanira abakomeye aribo baza ariko hano ntiyasinziru umuntu ndi maso ikiba kibe ibyanje bizakomeza bibe ibyanje bategeka n'ibyanje bavuga n'ibyanje basakuze n'ibyanje abaraha mwese ko muri beza mwakomera Imana amashi sijaiona nyingine siku na jana imetoweka na leo Mungu anazijua hitaji zote ninazo sijaiona nyingine siku na jana imetoweka na leo anazijua hitaji zote ninazo maua yote anayavika na ndege wote wa anga wanapokea chakula chao wasipo shombo nogolo timuzamuri biganza byanyu ko ari byiza umuntu urahangana avuge ngo haleluya nzungura itugumaho kugeza ijoro n'amatayo tuvuye hano buriya professeur baratandukanye kandi umuntu yageze gutanga ikuru yiwe ayitanga uko yabiha muri ne byaravuze ngo twaherukanaga kera nyamara dusuye kubonana dufite byishimo turashimira Imana y'umwami wacu Yesu Kristo Yonasi izi kugenda ibihe no kubigenga no kubirema no kubitegeka mu byaduciyeho twese abatuye kuri iyi si no mu mugabane wa Afrika nge nawe ndaco twatanze muri nimzi w'umunyarwanda yari nimze neza ndaco twatanze ngo turambe nababuza yo mahirwe kuko nabo sikugabo kuko ndawanga kuramuka
abazi ko ariyo yabarinze nibayikomera amashi. Aba mu rungano rwawe enshi ntabwo bakiriho, nyamara benshi muri bo bakurusha ubutungane. Ayiwe data we, ndashimira umushumba na madame we, Bishop n'abana babo. Ndashimira Reverend Kado n'umudamu we n'abana babo. Ndashimira Pastor Nata mudamu we n'abana babo. Pastor ndari buvuge mu izina uko nyene ndaryonse, ariko mwese n'abakora mu nzego kugera kuri Sunday School muri abagabo, muri ntwari, muri abantu bese, muri n'imfura, kumva ko mutekereza mugatumira ijuru n'amatara. Nimugire muti amina, la 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 la, amina amina ya ya ya, yeah le 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 le, amina 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 amina, wasifiwe samura mabaka ya amina 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 kanisa amina 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 ya Imana ya Ibrahim na Isaka ibahamusha. Amen. Reka shimira abantu bose imbaga y'abakristo bicaye hano. Umuntu mu rwego rwe yahamagariwe mu n'abapastori n'abavuga butumwa n'abakristo basengera amatorero atandukanye, kumva ko ijuru n'amatayo riraha, igiterane cy'ibyumweru 7, gusibura amariba hamwe mukozi w'Imana Reverend ikicumuro cyose araha kanongere mvuge ngo muri abantu bese, kandi Imana ya Ibrahim na Isaka ibahamugisha. Abadukurikiranye bose kuri online, ijuru n'amatayo n'urusengero rwa Foursquare aho muri, nimba mwishiranye babiri mwe mwenyine iyo muramukanye, natwe turi aha ngaha turapepeye gusa kubera kuko nibyo bihe tugeze. Bahaye ikaze namwe aho muri, kandi ndabishimiye iyo muhaye mudukurikirana imitima yacu jinezero. Iyo utabonye umufana tibyakuryohera. Habe na Yesu muri ministere yiwe yarafite abafana. Umunsi uzakora ikintu ukabura n'umuntu ugufana, uzaje kanyarira no muri banguka ngutabare uje gusenga neza. Imana ibahumugisha. Amen. Abatanzi nitwa Matayo Ntamahizi Muhoza. Ndo mugabo ndubatse, mfite umudamu umwe n'abana 7. Imana yangiriye neza. Ejo bundi Imana yankubitiyemo umukobwa wanje mukuru yitwa Pendeza, arangije ishuri abona akazi muri banke, ubu nawe arakora. Ico ndagishima Imana. Undi mwana w'umukobwa wasizwe n'umudamu wanje wa mbere wari ufite amezi 6, ubu nawe yabonye bourse. Imana yarabikoze. Nureka kuyakoma ijuru ryarabikoze n'ubundi ni amina.
iri jambo ry'Imana mu minota nahawe kugira ngo ntegurire umuvuga butumwa uje gupfundikira none ijuru n'amatayo ndi hano kugeza ku cyumweru nk'aya masaha naje tumbaza igihe tuzarangiriza uganda ubibaza ijuru ariko icyo nemeza ni umuriro watse kandi ndi watse none watse kera turaganira kuri topic ivuga ngo icyawe kizakomeza kibi cyawe chako kitabakia kuwa chako. Okay, no duhuze inkokora ubwire mugenzi wawe ngo icyawe kizakomeza kibi cyawe. Reka munemerere duhaguruke twiyubaha ijambo ry'Imana niko twe twabihawe. Umuntu uzi gusoma Bibiliya turasoma ibitabo bibiri. Igitabo cyo kuva nindangiza ndaririmba mu gatoya tumaze gusoma ibice ni 2 n'umurongo wa 7 n'uwa 8 uri busome araza kudusomeraho arongera asoma igitabo cya 2 Abami bakabiri ibice 8 umurongo wa 5 n'uwa 6 ikaze kuhabonye kudusomera Imana imuhumugisha. Igitabo cyo kuva igice cya 2 umurongo wa 7 n'uwa 8 ikaze gusoma. Mushikiwe abaza umukobwa wa Farawo ati ndiyo yego naho ngaho sinajya se kukuzanira umurera wo mu Beheburayo kazi ndiyo amukurerere. Umukobwa wa Farawo aramusubiza ati nuko genda umunzanire. Umukobwa aragenda ahamagara nyina w'uwo mwana. Amen. Amen. Washaka wamanuka hepfo gato. Murongo wa 9. Umukobwa wa Farawo aramubwira ati jyana uyu mwana umunderere. Abami bakabiri bice 8 n'umurongo wa 5 n'uwa 6. Abami bakabiri bice 8 n'umurongo wa 5 n'uwa 6. Ibice 8 umurongo n'uwa 5. Nuko agigitekeza umwami uko yazuye uwapfuye uwo mwanya wa mugore yazuriraga umwana abaraje atakambira umwami kubw'urugo rwe yego n'igikingi cye. Giheze ahaherako aravuga ati nyagasani mwami nguyu wa mugore n'umwana we Elisa yazuye. Amen. Manuka hepfo umuriro uratse. Murongo wa 6. Umuriro. Umwami abibaza uwo mugore arabimubwira. Umwami aherako amuha mutware ko muhesha aravuga ati umugurire ibye byose n'ibyo yasaruye mu murima ye byose uhereye mu minsi yahaviriye ukageza ubu. Amen. Amen. Urashobora kwicara. Mana ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo turushimiye kuko ukoze umurimo ukomeye kubw'uyu mugoroba. Umugoroba w'ibyishimo. Umugoroba tuboneramo imbaraga. Umugoroba watanzemo finance. Wajyaga gusura umugabo witwa Adamu mu mafu yani Musa. Eliya wamusuye nawe mu mugoroba n'abandi wabasuye mu mugoroba. Natwe ukomeje kudusura mu mugoroba. Ijambo rigiye kuganirwa hano ari wowe ukora, ari wowe ubanza, ari wowe ugaragara. Maze imbaraga z'Umwuka Wera kora gitangaza ishobero cy'amahoro n'ubuntu n'umugisha. Abishayaho bose iri jambo ribakize. Iri jambo ribaha ubwenge. Iri jambo ribazahure. Iri jambo ribageze ku bisubizo. Ndagushimiye ko kubikoze.
utanga amahoro muri byose mu izina rya Kristo. Amen. Mumbabarire ndirimbe mo gake nindangiza nduve kuri topic icyawe kizakomeza kibe icyawe. Yaja siku ambayo wateule watafurahi. Haleluya. Amashi. Yaja siku ambayo wateule watafurahi. Haleluya. Siku hiyo matatizo nazo shida zitakoma. Haleluya. Yaja siku ambayo watafurahi. Haleluya. Siku hiyo matatizo yatakoma. Haleluya. Siku hiyo matatizo. Haleluya. Hiyo ni ya shangwe na furaha, waaminifu watakapo pumzishwa. Siku hiyo ni ya shangwe na furaha, waaminifu watakapo pumzishwa. Magonjwa yote watavikwa miili mipya isiyo na nili ya magonjwa. Wagonjwa wote watavikwa miili mpya isiyo na miili ya magonjwa. Hiyo ni ya shangwe, kwa vilema watatembea vizuri. Haleluya. Siku hiyo ni ya shangwe, kwa vilema watatembea vizuri. Haleluya. Wataruka ulemavu takapotoweshwa. Wataruka ulemavu takapotoweshwa. Siku hiyo ni ya shangwe, kwa mabubu wataongea vizuri. Haleluya. Siku hiyo ni ya shangwe, kwa mabubu wataongea vizuri. Haleluya. Watamsifu Bwana Yesu kwa vinywa vyao. Watafurahi kuimba na wamsa. Watamsifu Bwana Yesu. Haleluya. Kuimba na wa Elia. Watamsifu. La 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 la. Kuimba na wama. Siku hiyo ni ya shangwe, kwa vipofu watafunuliwa macho. Haleluya. Watamona. Watamona. Haleluya. Pia watamona. Yame ni muzamuri bikazi. Watamona. Haleluya. Tubakabanya kanyese. Watamona. Ya. Watamona. Ibishawe bizakomeza bibi ibishawe. Ili tangazo na hawa nijuru. Urake kutinda kubitari ibishawe. Kuko ibisho si ibishawe ntibizanakomeza kubibishawe. Ariko ibishawe imvurigwe n'ibishawe. Bakurwanye n'ibishawe. Bakuvuga uko bashaka n'ibishawe. Kubera kuko
ntabwo byanditse ku izina ry'undi ni wowe. Amagambo dusomye hano, tega amatwi wumva ubutunzi ijuru rikuzaniye. Iki ni igitaramo cy'umudamu w'umunyesiraheli wo mu Heburayo wari ufite ibintu bitatu bikomeye. Ikintu cya mbere, kudasinzira mu gihe cye. Igihe cyawe ni cyawe, ni cyaje ni cyaje. Igihe cyose utazaba amaso mu gihe cyawe, icyawe ntikizakomeza kuba icyawe. Ariko nuba amaso, icyawe kizaba icyawe. Ijambo rya kabiri nuko mu buzima bwe yamenye ahantu habiri hari imbaraga. Ahantu wa mbere kuzamuka ku musozi, ahantu wa kabiri gukora project yo kuboha agaseke agashiramo umwana. Ngiye kuvuga kino kintu, ayi data wera ushimwe kandi kuko tugejeje mube. Hari cyancitse runo rusengero rwaranejeje inyuba. Nari mumbibona kuri tubinkurikirana amateraniro nicaye mu waje kavuga ngo ijuru n'amatayo tuzagera hariya none kurameze gutuku. Abo ba engineer bubatse ahantu kuni gute, ariko ngushike hano ubwenge gushaka ngo mbura nguku ndavuga gute, ndahagarara hano none gute biragenda bite. Nubundi narimo ntitira mu mutima ndetse ndatangira ndavuga nti, ariko nza kumenya kuko umwuka wera hari, ndatuza mu mutima. Imana ishimwe kuko abataza amafaranga mu kubaka urusengero nkuru, Imana ishimwe. Narivuze ngo hambere yamenye kuzamuka ku musozi, kabiri akora proje yo kubakira umwana agaseke. Ku musozi w'igikundiro inuma ziguguza, inyoni zikaririmba ubwiza bw'aho hantu. inuma ziguguza, inyoni zikaririmba ubwiza bw'aho hantu. aho hantu ni w'imitima kabera ijuru. aho hantu ni w'imitima yabera icyawe kizakomeza kiba icyawe. Abyara mu gihe kigoye, igihe cy'itegeko ry'umwami Farawo avuze ngo Umweburayo wese uzabyara umuhungu agomba gupfa. Abitegeka abibwira abaganga, nubwo babwiye abaganga ariko ijuru yariko rireba umuntu utarasinzira. Amen. Bazabwira abo bazabwira, ariko ijuru rizakomeza kukurebera mu gikorwa cyo kudasinzira, cyo kumenya igihe cyawe. Nubimenya ibyawe bizakomeza bibi byawe. Bitiste eparmaye ndaje mukana urumva neza. Nimusamure ibikazo byanyu, nimuvuge ngo haleluya. Nimumve cyanejeje. Umwana aravuka ngo abona ko ari mwiza. Se wa Mose avuka mu muryango wa Murare kandi niho avuka. Ariko cyanejeje muri iri jambo, ise wa Mose ndi yahishurirwa, nyina arayishura. Umugabo wawe narangara, wowe ndukarangara. Abakobwa bawe n'abahungu bawe ni barangara, umumama urahangara tukarangara. Abandi bacuruzi ni barangara, wowe ndukarangara. Abanyonzi ni barangara, wowe ndukarangara. Kuko ibyawe bizakomeza bibi byawe wabishyize mu ruhare. Mama wa Musa akasema hapa sinzia mtu, hapa sinzia mtu,
hata mume wangu amesinzia, ariko hano ntiyasinziru umuntu ndi maso. Ikiba kibe, ibyanje bizakomeza bibe, ibyanje bategeka n'ibyanje, bavuga n'ibyanje, basakuze n'ibyanje. Ndatangiye rero no kuri ndatangiye basi wagira fungutse nimuheze Imana icyubahiro. ndatanga haleluya 3 zigiye gukora ikintu hano. Sema haleluya, sema haleluya, sema hey andila kolalo melazaye. Imana tizi finance umunyantegenke. Imana itanga financement ku muntu wagize imitekerereze myiza n'ishurirwa ryiza n'ibikorwa ryiza. Tega amatwi, Bibiri iravuga ngo Imana izaha umugisha amaboko akora. Bivuga ngo udakora takarye. Muraho numvise bitwenge bishe we ayitata we nimuzamura ibiganza. Haleluya. Reka ngubwire bagukomokamo basa n'ukuteye, nurangara bazarangara, nubu umunyambaraga bazaba umunyambaraga, nubu umunyabwenge bazaba abanyabwenge. Cyanesheje muri aya magambo nyina wa Mose amaze kuboha agaseke ngo ajana umwana mu mazi. Nimumvu ijuru rimbaye ishurirwa rikomeye ahangaha, naho ngo amusize mu mazi ngo bamujanye iwabo w'Imana. Yesu ni maji ya uzima, n'amazi y'iki y'ubugingo. Reka ngubwire, nta muntu ufite imitekerereze myiza uzukorera proje ahantu habi. Igihe cyose uri ku isi uzatekereze neza, ukorera ahantu heza. Abazaza bakuganye bazakuganira ahantu heza hari simati, hafite umurongo, uzabona ba customer. Ariko Imana kugira ngo guheza abantu nuko muri wowe uzategurira ahantu heza. Kubimenya nibwo buzima kitama. Nduwiwe nawe nuwanje anazi nanjye ndamuzi. Mana we Kubimenya nibwo buzima bisama koradashira. nyina wa Miriam aravuga toke ningenda zaba ngiye haraka, ariko nitonde nohereza umwana kuko uwo nashize mu mazi nawe n'umwana, ariko capacity iri niyo mu gaseke. Ariko Miriam ntabwo yobakira mu gaseke gusa, agenda mwana urebe uko bigenda, uze kumpa raporo. Nubu umunyabwenge uzabyara abanyabwenge, nubu igipfu uzabyara igipfu. Pema best itikisila kota labana umva ubutunzi buraha. Miriam hakusinziye akakaza amacho. Mbabare nkundi Igiswahili, ubundi turi muri East Africa. Iyo ni imvugo yemewe. Akakaza amacho. Imana itanga finance kandi ndiyayitanga kuri ministre w'intebe, ndiyayitanga ku mudepite, ndiyayitanga kuri meya w'umujyi. Yamizamuka reka kubwira nukora ibikomeye Imana izakuzanira abakomeye aribo baza. Mbisubiyemo narivuze ngo natangiye nimugera mutyo. Sama hey nimuzamurika sama tumia akili yako vizuri. Najua inakupasa shetani anakutamani wewe simama sawa sawa. Tumia ya
Samani wasimama ajipange sawa. Macho yako mbele Hatua 10 songa mbele. Simama kiumbe, jipange sawa. ni musamure. Sama macho yako mbele. Hatua 10 songa mbele. Simama kiumbe, jipange Twende. sawa. Macho yako mbele. Simama kiumbe, yako kat. jipange sawa. Macho yako. Macho yako mbele. Hatua 10 songa mbele. Simama kiumbe. Hey! Hari umuntu utangiye kwemera kuko ibyiwe bikomeza kuba ibyiwe. Hari umuntu urawemera kuko ibyiwe bikomeza kuba ibyiwe. Akomera Imana amashyi menshi cyane. Macho yako mbele. Hatua Mama kiume. sawa. Jipange sawa. Macho. Yako mbele. Eh! Hatua 10 songa mbele. Mama kiume. Jipange sawa sawa. Ni musamure. Sama haleluya. Hallelujah. Nukora ibikomeye. Imana ndizagusingiriza abantu boroheje. Izaguheza bakomeye. Kugira ngo baze gutanga finance cyangwa se financement kubyukora. Mukora kunko kora umubwire ngo ni wowe witindiye ibyawe n'ibyawe impamvu bitarakugeraho. Ntibyapfiriye kuma. Muri declaration ya Yesu ukaje kudekarara mu bantu badafite capacity yiwawe. Uzashane declaration kuri capacity y'abantu ubone bafite level kimwe niyawe. Umva ayo makuru. Yesu amaze kurangiza igikorwa muri finale yiwe kuko ntabwo yagiye muri kategori y'abantu atabona mu musaruro. Umunsi uzajana n'umuntu utazakugirira umusaruro uzamubwira ati nduguyango mbonye kuko uri inshuti kandi twese turabanyafurika ariko mbaye ngusizeho ntukamubwira byose kuko numubwira byose bizazanye ndamuvana. Reka ngubwire Yesu niwo muntu gusa wasezeye abandi arababwira ngo ndagiye mu ijuru. Umuntu Yesu ntiyavuze byose arababwira ngo nimugende Yerusalemu kandi yarafite ububasha bwo kubabwira ngo nimugume naha ndabibahaye ariko ashaka kubereka ko kugenda Yerusalemu no kugira ngo babishiremo iki mu gikorwa. Ntacu uzabona icyawe kugira ngo gikomeze kibi cyawe utashizemo imbaraga n'ibikorwa. Bisubiyemo kuko ndi seriye kuri aya magambo mukawera yarambishuri. Yesu abwira Imana arayibwira ati oka narangije ibikorwa ngarurira bwa bwiza narifite ichanje kigomba kubichanje. Yesu aramwambia nirudishie ule uzuri nilikuwa nao tangu kabla ngali pamoja na wewe. Abantu bafite ko Yesu atanga declaration abwira Imana umugabo mu Mukongomani umufurera bavuze ngo Yesu anabwira Mungu ngalurire bure bwisha nari gweti ngucyanye nari kiriri na wehe mu iguru. Dagala umpe ubwiza bwanjye kubanga yena kumbade nagwe mu baka bwa Katonda dagala uburete wana. Ubwo nutumva igifurera urumva ikigande nutumva ikigande urumva ikinyarwanda. Nimuheze Imana ishubahiro. Umuriro ratse. Nimuheze Imana ishubahiro. Hari umuntu utangiye ko kuva yo komera Imana amashi menshi cyane. Nirudishia haki yangu uzuri nilio bwabwiza nageraga tukiri kumwe na dore natsinze urubanza babandi watumye kuza gucungura narangije ibyanje bizana. Nshatse kugumura umuntu urahangaha ntimuje kugumukira abantu mugene mugumukira Imana yanyu mugane mwibwire ngo ibyacu ibyanje ndabikeneye ibyanje ndabikeneye n'ibyanje ntabwo ari by'undi nimurangara birabareba asibefa mbabarira ni sante nziza nayo. Hari abantu bazamara icumweru ndacuye akira bavamo.
mpaka wagane muri sauna. Dore kwa Yesu niho haba byose. Hano kuri kose ko mu ijuru. Kwa Yesu haba byose. Miriam watojwe neza. Ibyawe n'ibyawe bizakomeza bibi ibyawe. Ibyamatayo n'ibyamatayo. N'umuryango wanje ibya Foursquare n'ibya Foursquare. Iby'abanyarwanda n'abanyarwandakazi ni haki yao ni ukuri kwabo. Ibyabo bizakomeza bibi ibyabo. Iby'abakristo n'iby'abakristo. Bist hoilisti oimaido. Hoilasano. Umukobwa watojwe neza ndi yarangara. Yama yegera umukobwa wa Faraho. Umve haje umukobwa n'umukobwa wa nyina wa Mose nawe n'undi mukobwa. No kuvuga ngo ikigero kiraresha. Aramubwira ngo umve nshuti yanje ntabwo nagushakira umurezi w'umuheburayo. Ndiyavuga mu bundi bwoko aravuga ngo ndizashoboka kumbabarira kagushakira umurezi w'umuheburayo kazi. Kandi mwibuke ko muri pase ninde wari kurwanya abaheburayo bashaye umuhungu ni kwa Faraho. Ariko aravuga ngo ndakurangara no kubivuga. Ndakubwiye hari ibigukiza biri muri wewe. Nurangara ntabwo wabona ibigukiza. Ibyo dukora bishobora kutuvuganira bikadukiza. Ejo bundi nari Lubumbashi mwivuga butumwa. Ngenda ku mpaka wa Zambia witwa Kasumbalesa. Maze kuhagera hari ibintu wayikora hano. Hari umunsi umwe bizakuvuganira. Hanyuma ukinjira mu gisubizo. Mfite passport mbona umudanywera arashara muzasukuma injili. Ndavuga tuyu ni Matayo bahaye bahamagara. Ndahagara. Mzee wasemaje mzee? Ndihagara na confidence. Vipi bwana? Ndambira ni salama. Unaenda wapi? Naambia naenda kutangaza injili kwa Zambia. Bwana umenibariki sana ninapokutana kwenye YouTube. Wewe unaruka na unahubiri unaruka. Hata watoto wangu tunakupenda. Alafu leta passport yako. Nataka ngubwire. Natambutse nk'umwana. Ibshaw ibyawe bizagira agaciro wamenye ko ari ibyawe ubikoreye mu gihe cyawe. Yes. Ayi macho yako mbele. Macho uwomba nk'ibi byuma ko rusengero umuntu ngo azayifuza ntayifuje na ibyuma ntagatokozwa ko biraguheza morale byo nubwo muceceka byonyine ko biravuga. Haleluya! Ibyawe bizakomeza. Yamagenda araterera agera no kuri Zambia naho barateze. Yabamwe mu cugaje niombeye nama natsa umuriro. Mana yo mu ijuru mugirira neza. Ndatambuka ambeze $20 ndazitekera umuhungu w'ijuru zishira kuri kofi ndatambuka. Reka ngubwire ibyawe macho yako mbele atuku yelelelele Ibange sawa macho yako mbele ya Ibange sawa nushaka wifata gutyo ndakibazo gusa ikimfasha nuko haye wumva kandi ibyawe bizakomeza bibi byawe. Kapasite y'umukobwa wa Farawo ndi yarafite kapasite yo kurera umukobwa uturutse kwande kwa nyina wa Mose. Kuko urwego ndi yararugizemo cyambere yarakirisuga kandi nda buryo abimenya kugira ngo ankatera umwana
aramubwira ngo mujane narangiza amuzana ngiye kuvuga ibi bintu nahawe nijoro igihe kimwe ibyawe bizasa nkaho bidafite imbaraga mu gihe cy'ibibazo uri muri girente ariko ntuzabura umuntu uzabigufasha amakuru nayo fushije umugore wa mbere Joyce uyu nabwiye wabonye buruse muri iyi minsi yasizwe afite amezi 6 none muri amezi 6 umunsi umwe ndamuhekararira ndacanganyikirwa odangize muheza bari umunabi bakuru biwe nabo baracanganyikirwa ariko haza kuza umudamu umukobwa barambabarira kuvuga muri ubu buryo ariko nuko nabyumvise nyine kobwa abanyabyinshi mudamu mbabarire kuvuga muri ubwo buryo kuko gikomeye cyane ntazibagirwa kazana wabadinzi Imana izabaye kurama no kuri kose ko mu ijuru bakoze ibikorwa bikomeye wabona Joyce umubonye ubu nyine ukibuka pase ni ibintu bikomeye baramufasha baja kumurera data na mama bahari bene wacu tuvukana bahari bamasenge bahari umuntu nakurusha ikintu uzembe ibi ndabikubwira nk'ubuhamya kandi nshingiye mu ijambo aho nari muri Ngirente Kampala naye ndeba mu maso ibindi kibitambula emabega yafude bufute naye amalobozi gange tigatambula ibintu bimeze nabi ariko Isiraheli Imana nkore Imana ndiyemera ko Joyce warangize baramuzana maze kura atangira kwiga none ubu yabonye buruse ibyawe samahisa ejo bundi umugabo umubishopu w'umunyankore ntazi utazi na data utazi na mama yamamumbwira ngo muzane Joyce muhaye buruse reka ngubwire ibyawe bizakomeza bibi byawe no mu gihe cya Ngirente ibibazo bizaba ariko Imana izagusingiriza umuntu kandi uwo muntu hazava tuzahamenya ni mwezi Imana icubahiro nimuvuge ngo haleluya nyina wa Mose abona Mose araserutse na Miriam aravuga ati ibintu birarangiye kandi yamamubwira ngo azoza ahembwa atangiye kurera umwana we kandi ahemberwa he mu rugwiro muri presidence ibyawe bizakomeza bibi byawe kandi nibisakuza tibizaza biri muri level yo hasi bizagenda bikora no kuzini nzego ntangarije umuntu uri hano wese ibyawe bizakomeza bibi byawe kandi nibikomeza no kugaruka tibizagaruka biri muri level yo hasi bizakomeza bizamuke bigera no mu zindi nzego zo hejuru komera Imana amashimeshi cyane nise guye amaboko yawe Yesu singitinya nisunzu mukiza ukomeye data we nise guye amaboko yawe Yesu singitinya nisunzu niseguye we amaboko we
tumutekereze tutinde kubja abandi tinda kubja ayo losite odila vai bishiraho imbaraga bishiraho amasengesho bishire mwete mwishi nubwo ugeze ahantu urenganywa ariko chako kitabakia kuwa chako basti erega byarapfuye abantu nibo bavuze ko byapfuye ariko muri edikota y'ijuru tibirapfa ibyawe la salomes javer masenide tanerizini asika sita pe tarideri varmari hositite paiste kumva bibiri kwivuga bibiri irambwira ngo Mose arakura ijuru ritanga financement ku ijambo umukobwa wa Farawo yavuze aje kwa Farawo naho ari kugira ngo yige rega ngubwire abaza kwigisha siso na nyoko gusa abaza kwigisha n'abazigisha bawe Imana irahari nukomeza ibyawe Imana yashize mu mutima wawe ibyo Imana yakugeneye amakontinere yose cha kwako kitabakia kuwa chako. Umusipendeza yabonye akazi muri banki hari umugabo nagiriye neza umuha inkweto zitatu z'uruhu kandi nza nambara amade za etari kuva Imana inguye mu butayu ntabwo ngicambara semere kwire kuko semere kwire ndayizigira kamere mbi cyane nigeze kuyambara umunsi umwe ngo irangize ngira ikibazo iratoboka ivumbi ririnjira none nkabandi umuririmbyi uririmba korari nahagaze imbere mbona abantu bose bapfutse amazuru nahoga umuyaga uri muri iburasirazuba abantu bicaye ino mbona abantu bafashe amazuru naho ikibazo cyavuye kuri Matayo kubera inkweto n'Imana nikugirira neza uzirinde semeri kwire kigira umurongo uzuna yambara ikagira n'icoke ari ku ruhu tagushima ninde tagushima nuwe tagushima yavage igihe nari mubi bazonara gutakiye nabonye ko nawundi bashobora kunkiza data ndiwatize urasubiza tagushima ninde utagushima nuwake nube tagushima yavage ngiye gutanga haleluya hari ikintu nugisigiye gukora mu buzima bw'umuntu nimuheze Imana icubahiro haleluya haleluya Imana igira neza muheze uwo mugabo inkweto zitatu kandi umugabo wise wageze ni Roma yize n'igipadiri muheze ni pataro zitandatu muheze ni shati zine undangize ndaceceka naho byo nakoze ibyawe bizakomeza bibi byawe njawe ndaza makuru banditse amadema mbwira umukobwa waje nawe andika atsumuriro wandike pende atsumuriro naho wa mugabo nawe arinda ngo agere gutya abone izina rya pendeza ntukazuhisha amazina y'abana bawe reka nguge mbwira muke aramubaza ngo asura uwande reka mabwire mbere yuko babona umwana Imana ibona nde ibona umubyeyi uruwande aramubwira ngo nduwa ntamahizi Matayo uruwande wa ntamahizi Matayo aramubwira wende ukora ikizamini ejo uzaze mu kazi abandi bose ikaramu iravuga ku mpapuro umukobwa w'ijuru n'Amatayo yamata tagushima ninde utagushima
n'ubu karahembwa. Hari ibyo ukora ukagira ngo byagiye uko bigenze, ariko hari umunsi ijuru rizabireba. None natekereza nta mahizo mu bibogobogo. Data ndigeze akora muri banki, sogokuru yari umworozi na data binga. None ubu umukobwa w'amatayo nta mahizo hari muri banki, nawe karatonda mu bana agasinya, nawe wakagenda ukwezi kwarangira ariko umuriro ni mwamara ko umuriro watse mwebwe, umuriro ndi watse kumukure watse. Kora ku muntu umukora uke ingokora gusa umubwire ngo ibyawe bizakomeza bibi byawe. Hari umuntu wanumvise akomera Imana amashimeshi na karuru. Hayla la salame pamela la sangala lobanda hayla Joseph ngahe mu mata omurati icyayi cyamukaru nicashaka nicafata izokeje ziri aho ngaho amata y'inshushu n'ikivuguto biri kwa Joseph. Umutipe yize fakirite zose ararangije, ikiganga arije ararangije. Imana imukorera ibintu bitatu kandi irangije gukora financement kuri nyina abona ko byarangiye agiye gutangira guhembwa. Iramubwira ngo icambere banza uje mu butayu Mediane, je mu butayu. Ubutayu yirabukinguye burinshi, ariko ngo bari gushika mu butayu amenya kubwitwaramo neza. Ntiyaje kumukikira aje kwiriba, kandi uwo riba ninde? Ni Yesu Kristo. Abantu bazavuga ibyo bavuga, ntukaje ahandi uzaje kwiriba, kandi uwo ribe ninde? Ni Yesu Kristo. Ntukaje ahandi. Isomo kirangiza abaye umungeri okwande okwayetira. Tekereza umuntu urangije fakirite zose kandi akabona max, yarangiza ikiganga kiri mu mutwe, ariko umutipe inyuma y'indogobe nyina yari yiteguye ngo agiye gukora. Umutipe agiye mu butayu, reka ngubwire ibyo ahogeraho byose, ariko nubwo bigeraho icyawe kizakomeza kigira gute? Kibi cyawe cyako ni cyako. Icyakabiri Imana iramubwira ngo ke haryo uvuye naho bakwirukanye naho wahunze ni ugaruka. Yamagaruka kandi ahinduye imvugo, aje afite yindi level. Abwiye Farawo, aramubwiye ngo Uwiteka yavuze ngo barekwe. Ahunze ari umwana w'umukobwa wa Farawo, ariko agarutse ari injuma y'iki y'ishuma. Umva filosofi y'Imana. Kambivuga mu Kiswahili, anakimbia ni mtoto wa binti wa Farao, lakini amerudia sasa kwa Farao kama mjumbe wa nani? Mjumbe wa Mungu. Agiye gushika mu byiwe rero, cyako kitakuwa cyako ibyawe. Nishaka imvurigwe, nishaka basakuza isha ndakurahiri. Ni ashaka fiancé zose zarapfuye zitani, ya mbere ya kabiri ya gatatu. Uwawe n'uwawe arahari. Ni ashaka kuba waradepoje mu kazi urakabura, ariko akazi ndagutangarije ijuru n'amatayo turagutangarije ngo akazi kawe nakawe. Imana ndizikora speed izigenda gahoro gahoro. Namubwira ngo gukora ibitangaza, genda kwa Farao. Cyambere murabizi byose ugeza ku cyago cyicu. Farao aravuga ngo ndabarekuye. Ikindo cyaga tutongiye kuvuga nishaka yandi magambo zayavuge, kuko kicu muri cyose tuzinjire naho ngaho uje. Umuriro ko watse ndanezerewe amatayi. Iramubwira ati okay, haguruka ugende, kandi ugendane n'abamarayika. Joseph yaramaze kugera muri capacity yo kumenya karaktere z'abamarayika. Karaktere z'abamarayika. Abwira Imana ngo uve muze hapatoki mtu hapo, wanoti wava wo mtu wana ndi wana ngo wagala tugende nagwe na y'abamarayika sibagala. Ntabwo mbashaka abatipe revo yabo ndabazi, bagira kamere yo kurakara. Abantu b'Abanyesirayeli barakugoye mu butayu, none ukurambuye ngo ujane nabo hapatoki mtu hapo.
amahame y'umugabo confidence arahagarara hapatoke mtu hapa nta muntu uvanga Imana ibona Mose yabaye seriye juba seriye mu by'Imana nubwira Imana ubwire seriye wagarare mu ruhame nutaramutarame uri seriye ejo bavuze ubuhanurira mugabo w'Imana guhaye ikaze mushumba guhaye ikaze urakoze cyane guhaye ikaze dukomere Imana amashimishe mukozi w'Imana guhaye ikaze yaramfashije ubuhamya avuga ubuhamya arabuvuza bitanibuka umunsi twageze kwa muze bishop akiri mu nzu iri hatoya nuko akiri umwarimu kuri za kaminuza turashitara afite radio ifite ngi kutundi turi pembeni twayunga tungana niyo twatangiriyeho turirimba Farao mtumbaya aliwatesa wana Israeli ya Farao mtumbaya aliwatesa wana Israeli umwambia Farao iyalala mwambia Farao saime mwambie saime timia ya mwambie saime timia ico gihe twari tukicambara ipataro ukagera ngo ipataro yojemwe abagabo batatu n'abakaregeya na revera kato akora kwima ipataro ipataro ikazikora ino igakora ino ngo turangize twamatwishira mwambia Farao saime timia ya mwambia Farao saime timia ya saime turasohora tumanuka ku mahoteli yarahanganiwe yari mfite ngi ka 6 cogi yahirya kuri auberge cogi ariko auberge sinzi ko bamaze kunovera simbize ariko cogi niyo yari igezweho turagenda tugera kuri primature dusanga umugabo umwe mwisa hano ni muzi muhakore turakora sohora Fara iyo ndirimbo kugezana n'ubu nzamba nicaye gutya mu wanje kabona kuri mobile money faranga zirishe reka ngubwire icyawe kizagira imbaraga wagikoze mu gihe cyawe umwambia Farao saime timia ya sinariza makuru ya banke hacu bakavuga ngo tuje gufungura konte no kuvuga gute fuyega mu bibogobogo igitura reka ngubwire ndi wabivuga ariko nawe niwe waciye umwambia Farao saime timia ya saime timia ya saime timia ya radio wo kwibukaho yagiye none dore ibyo radio mubo wakiriye natwa turi aho tuza turenga kandi icogi twese icogi simkabsha iyo abantu bakivuye mu giturage bagira apeti yo mu buryo buri hejuru cyane iyo umuntu afite n'inzara icambera amacandwa akamamukana icya kabiri ndaza nezewe icya gatatu umugongo uzucika none tekereza tuvuye mu misozi mu bibogobogo katagaza dufite amapaki ingenda Imana nuko yabagiriye neza ntakundi twavuga kuwa guta wari wahura na sana revera kado uri iyo ngiyo iburasirazuba tuhatwatsa gusa nahishura ukorera mu nzani wawe iwawe uje ugenda utanga ituro mu gitondo na nimugoroba ijoro n'amanywa ntako Imana itakugiriye dore mutima wanje kiyandiyo mana nubwo amagambo
hehehe mutima wanje yemewe aha nubwo amagambo mutima waje nubwo amagambo mana we mutima wanje dukoma amashi nubwo amagambo yanjye haguruka turirimba mutima wanje nubwo amagambo mana we mutima wanje mutima unezerwe kuko n'amahoro nubwo amagambo atabana mana we umuriro w'Imana mutima waje we komeza turi nubwo amagambo yanjye shima mana we mutima wanjye imaziyona unezerwe kuko n'amahoro nubwo amagambo yanjye atabana shima ayiwe mutima wanje mutima wanjye unezerwe kuko tugana yawe nubwo amagambo yanjye mutima wanjye unezerwe muzamuri bikaza sema sema haleluya abagore babiri b'indaya abami ba mbere ibice 3 n'umurongo 26 ukamanuka ngo barushara ba umwe ngo aryamira umwana we icawe kizakomeza kibicawe hastike pase ngo arangize wa wundi waryamiye umwana we yamajana intumbi no kuri wa wundi utaryamiye umwana ngo arangize akora igitangaza afata umwana muzima kandi ishusho disaniye karaktere size kandi ukunda hakanura sukuye ariko akanura nubwo amagambo ya Tambe shimwa mana we kuko n'amahoro mutima wanjye unezerwe kuko n'amahoro nubwo mana we mutima wanje sema ya sema haleluya ibyawe bizahora ari ibyawe Imana nitagoboka vuba izatuma umuntu aje kukubera igisubizo ibyawe bibi byawe ndabona hari umuntu ugiye kuza ibyawe warenganye chako kitabakia kuwa chako icyawe kizakomeza kuba icyawe reka nkubwire Salomo yari amaze kuva mu gitara n'Igebeyoni amaze gutanga amaturo 1000 anyeganyeza Imana iramubwira ngo usabe icyo ushaka ngo arangize ayibwira ngo takini saba ubwenge reka nkubwire ubwenge buyoboye isi ubwenge Imana ikoresha abanyabwenge ubwenge ni nkingi ikomeye ikorana n'Imana
igakorana n'abatuye isi uzabura ibindi ariko ndukabura ubwenge kuko iyo ubonye ubwenge n'ibindi biza bigushakisha ngo arangize aramubwira ati uyu mwana ngiye kumucamo umwana chako kitabakia kuwa chako yamavuga toya muheze mugenzi waje Salomo aravuga ngo wagize imbabazi umwana ni wiwe kora kuri mugenzi wawe mukore n'inkokora umubwire ngo icyawe kizakomeza kuba icyawe nubwo amagambo yanjye ataba amashi darangije mutima wanje we mutima wanje imazi yobana unezerwe kuko n'amahoro nubwo amagambo yanjye ataba menshi sinkomana kuko n'amahoro mutima wanje imazi yobana unezerwe kuko n'amahoro mumbabarire dutange haleluya zitatu ibyawe bikugarukire nimuzamure ibiganza haleluya haleluya sema reka mbabwire umunsi nashatse nakoreye ubukwe muri uyu mujyi wacu wa Kigali kora ubukwe ndafite abe n'ishiringi 100 kuri mobile money nta ryari rihari none ngo ndangize na Imana yazanye abantu reka ngubwire uzapfa ku bindi ariko ntugapfe ku bantu sukuma kiki pesquite lekot umvica kabiri data bukwarambaza ngo se ko wambwiye kutizera ubumbashi ko utize nari ibutare none nibite aba badokteri bose baje hano bazanywe niki nubwo amagambo yanjye mutima nimuzamure apfukamye no kurukima nimuzamure ibiganza haleluya umugore arambwira uko akiri umugeni na za soni nyine yushaka umugore azagira isoni ariko uko mugenda mubyara abana zigenda zigabanuka aba bacu sinzi ukuntu bize bimera ariko muriro waratsera kurukima arambwira ati se kutari warambwiye kukomeye naramubwiye ati abagabo ndi bazavuga byose ibikorwa byonyine nibyo byiza byivugira reka ngubwire ibyawe bizivugira Imana yabizanye yaranabizanye ndarangije nimwicare mwebwe muhagarare reka mbaramutse nubwo amagambo yanjye ataba mutima wanje imazi yobana unezerwe kuko n'amahoro ndamubwira ngo ugende uzatuze namushatse apima ibiro 49 ubu apima 82 reka nkubwire ibyawe bigira vitamine A na B na C Tilima hi ndarangije Tilima sote que peut passer ndamubwira tumve madame washatwe n'ijuru ujurereta mu kanwa k'ijuru nihuba wowe uzumonaga nk'umunyafurika ariko ndakubwiye ngo ijuru rikora ibitangaza rikaganza ryaguhaye igisubizo nubu so tujana nawe hangenda ku ruhande none akigira ngo kuntu nyine simbivuze ngo musete aba bashu sinzi ukuntu agashaka ko kunsitara aho yumva ko mvuga ariko ndakwimana itagize uzi gupfusha umugore uri mahanga Imana ikongera ikagusekera chakwako kitabakia kuwa chako hari abantu bafushije hano muhumure icyawe kizakomeza kuba icyawe hari abantu bafite ibibazo ibyawe bizakomeza bibi byawe ndangije mvuze muri iri jambo
turakomeje kino cyumweru ugenda ubwira abantu bose nabo muvukana ubabwira ngo bagende barambye ntiyagira umuntu usubira kuryama apfunyije barambye amakuru naya atumwe n'ijuru n'amatayi ibyawe bizakomeza bibe ibyawe nimwakira ijambo ry'Imana nubwo amagambo yanjye ataba Shimamana kuko n'amahoro mutima wanjye unezerwe kuko n'amahoro nubwo amagambo yanjye benshi shimamana kuko n'amahoro mutima wanjye himbaza iyo Mana unezerwe kuko n'amahoro nubwo amagambo yanjye ataba menshi Shimamana we shimamana kuko n'amahoro mutima wanjye himbaza iyo Mana unezerwe kuko n'amahoro nubwo amagambo yanjye ataba menshi Shimamana shimamana kuko n'amahoro mutima wanjye himbaza iyo Mana unezerwe haleluya Hallelujah. Bwana sifiwe Hallelujah. reka dukomere amashi ijambo ry'Imana icyawe icyawe kizahora ari icyawe ariko bitewe nawe